Reba aya maguru. Uyu ni umuntu nkawe nuko ahubwo mutishimiye kimwe. Murakaza neza kuri Telemontagne Rwanda nanone igicumbi cy'ubumenyi twagiye ubwo ngubwo. Ati ni gute nakongera ingano y'amaguru yanjye ku buryo aba manini kandi akagaragara neza. N'umushuti wacu umukunzi wacu wadusabye ko twamuhaye amakuru. Reka bigarukeho nanone rero nabandi twumvireho dufite amatsiko nkaya cyangwa se twifuza amakuru nkaya. Ni gute wagira amaguru meza manini apana dutoya ahubwo wifuza manini afatika ariko atagaragara nk'uburwayi? Urabyibaza nawe ni gute wabikora kandi ukabikora wibereye mu rugo utagiye kwa muganga cyangwa se mu bapfumu ngo barakuroze? Mwitonde mwumve, witonde urangiza iki kiganiro kuko kiri mu biganiro bito cyane nigeze mbakoreraho. Wifuza amaguru meza manini ngo mbere na mbere tangira ujye ukora imyitozo igorora umubiri gusa yibanda ku maguru. Ndayikubwira iya mbere ni yitwa squats. Hano uhagarara ibitugu ndetse n'ibirenge byawe birimo intera itari nini hagati yabyo, ukajya usutama utagera hasi cyane, ari na kugenda wongera uhaguruka nkaho akabaye uri kubikora wicaye mu ntebe. Ifashisha aya mashusho urebe uko bikorwa nayagushyiriyeho. Inshuro 15 ukabikora mu byiciro bitatu. Ubwo ni gatatu. Inshuro ya mbere ubikora kuriya umanuka uzamuka inshuro 15, hanyuma ukabikora inshuro 3 unyuzamo ukaruhuka. Wumvise? Hari indi yitwa lunges, ni imyitozo igorora mubiri. Utera intambwe ukoresheje ukuguru kumwe, hanyuma amatako yawe ukayamanura muri ubu buryo kugeza aho amavi yawe yombi ubwo yamaze kwihina yisanga yakoze dogere 90 hasi ku butaka. Subira mu cyerekezo wari urimo, ubwo ni uguhagarara, hanyuma uhindure ku kandi kaguru gutyo. Hano kora inshuro 20 umanuka uzamuka, nabwo ubwo ni inshuro 10 kuri buri kuguru, amaseti 3 nabwo ubwo ni inshuro 3 ucishamo ukaruhuka kuri buri nshuro ukoze, igizwe n'inshuro 10 nyine kuri buri kuguru 20. Wumvise neza? Katurabizibanda ku mfundiko calf raises. Uhagarara ibirenge byawe ngo bitandukanye biri mu mwanya, hanyuma ukajya uzamura ibitsi byawe hejuru ubisubiza hasi, ukabikora inshuro 20 nabwo amaseti 3. Ubwo ni mu byiciro bitatu ucishamo ukaruhuka. Indi myitozo igorora umubiri nka glute bridges izwiho gufasha abantu bafite amaguru mato kandi mabi, nayo wayikoresha. Ntuzasige umwitozo n'umwe muri iyi ngiyi maze kuvuga. Uryama hasi ku mugongo wawe, amavi ukayahina mu buryo ibirenge biba bishinze ku butaka cyangwa se kuri sima, biterwa naho uri gukorera cyangwa se kumukeka. Hanyuma zamura amatako, ubwo no mu nda harazamuka uganisha ahari urusenge, ubwo ni hejuru ku rusenge, hanyuma ukagarura hasi uko nguko. Ko inshuro 15 umanuka uzamuka, uzi kuri ibyiciro bitatu, nabwo 15 uruhuka, 15 uruhuka, izindi 15 uruhuka. Ni byiza kuzirikana ko ngo ibi byose nta kintu byakumarira uramutse utarya neza indyo yuzuye imeze neza yiteguye kugufasha kuri ingingo. Iyo ni ibihe biryo? Ubundi imitsi kugira ngo ikure neza jya wibanda ku mafunguro yuzuye intungamubiri, proteine. Ibyo ni amagi, inkoko, ibishyimbo. Jya unywe ibikomoka ku mata ku ifunguro ryawe uko ubishoboye. Jya ugerageza kurya ubunyobwa, yogurt cyangwa se yahurute, umubiri wawe uhorana imbaraga. Bavuga ko igihe wifuza amaguru meza abyibushye ngo byose tuvuze hejuru bikurikize, ngo ariko wibuke kujya unywa amazi ahagije buri munsi kandi ngo uruhuke bihagije mu gihe wakoze imyitozo nk'iyi twavuze hejuru. Nibyo by'uyu munsi. Nizere ko n'abandi bifuzaga amakuru nk'aya twabasubije cyangwa se tubasubije. Bimanutse munsi y'iyi video dukora tubivuga. Niba utarabikora ukareba ahantu handitse ijambo subscribe, aho hantu iyo wakanze uhita utangira kujya ubona ibiganiro byacu byose mu gihe kizaza mu buryo bukoroheye. Twitwa Telemontagne Rwanda, hano wakurikira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima, kuko twizera ko biri mu bintu dukenera buri munsi kugira ngo tubeho tubayeho neza kandi tujyana n'ibihe. Menya byinshi kubera mu isi rero ukurikira Telemontagne Rwanda. Ubutasinza bure rero niyo gahunda duhana buri munsi. Nitwa Samuel Mugisha, reka Imana duhana umugisha iteka n'iteka. Nimukora ku kanoni subscribe. Ciao.